ariko kiriya kikaba ari irindi kosa Israel uziko bimaze kwica muri ya rugamba rwa Gaza amaze gupfira abanyamakuru bageze ku 180. Ni kihe gihugu muzi muri iyi minsi ya none in the recent times kimaze kwivugana abanyamakuru 180? Ni inkuru ibabaje cyane kandi ku rwego rw'isingira ngo nta kihugu na kimwe cyabikoze pana na recent time. Nagira ngo rero kumenyesha icyo ni cyambere Israel tugiye kuvuga ntago ari igihugu gisanzwe, ntago ari igihugu gisanzwe. Icya kabiri nicyo gihugu kirimo bigaragara rero ko Israel ari wa mwana uvuna umuheha akongeza ibiri akongezwa ibiri ku buryo kwibaza ngo nicyo gihugu kisha abanyamakuru nta n'ikindi gihugu cyari gikwiye kubikora. Ntacyo yego ibyo bwabyo no wari wese wabikora ni icyaha nutabizi nutareba abimenye rwose nutabizi. Igihugu babwira umuryango w'abibumbye ukavuga ibihugu by'Ubwongereza Ubufaransa bigahaguruka byitwa ko bifite veto, Israel igakomeza aho kugira ngo icururuke, aho kugira ngo yicare ku meza na Hamas ikavuga ita ahubwo muramutse mwemeye Palestine namwe murimo murabangamira Israel. Bamwe bajyaga babaza impamvu ubona Amerika ica bugufi imbere ya Israel. Yego ko ba baturage bari basanzwe hari abaje kwamburwa uburenganzira bwabo bazagera bakemererwa n'umuryango mpuzamahanga uhagarariwe na UN. Uravuze uti ni isoni, aba bantu nta soni bagira kuko bagira isoni ntabwo abana baba bari kwicwa. Wabonye nibadushireho iyo foto y'umwana usigaye kuri skelete gusa. Yego abantu mudukurikiye niba mubona iyo foto nta muntu muzima n'umwe ushobora kwemera ko abantu bameze gutya. Nubangwira wavuga ko UN itazigera yemera Israel kugeza uyu munsi. Itazigera yemera Palestine. Ntabwo yababeshye nta nubwo byaba ari ubuhanuzi. Ubu ndi Dubai ndi Swatase ndi ya kampani yizewe kandi mudatenguha mu bijyanye no kukugurira ibikoresho by'ikoranabuhanga ndetse n'ibindi bigezweho by'i Dubai. Ahi Dubai ndahabona imodoka nziza kandi zigezweho mu moko atandukanye no mu mirimo itandukanye. Hari imashini z'ubwoko butandukanye mu mirimo itandukanye nk'imashini z'ubuhinzi, computer, imashini zo muri salon de coiffure, mu garage, printer, imashini z'abatekinisiye zikenerwa umunsi ku wundi, imashini zo mu nganda, spare parts, amavuta y'imodoka ndetse n'izindi. Hari imyambaro, hari amasaha, hari amatelefone n'ibirungo by'ubwiza ku bakobwa n'abagore. Hari n'ibindi byinshi byiza kandi bihendutse bya kalite y'i Dubai. Ntuma icyo ushaka kigenda mu ndege urakibona mu minsi 2. Ku bindi bitanyura mu ndege wanyandikira kuri WhatsApp 0788 67 85 97. Aya mahirwe nguhaye yo kuba ndi Dubai wantuma mu minsi 2 bikaba bikugezeho ntagucike. Ndi Swatasi. Wigeze wibaza ushobora kubona inzu nziza ku giciro ushoboye cyangwa se ubutaka bufite ibyangombwa butarimo ibibazo? Nta mpamvu yo gukomeza gushakisha, ibisubizo byose biraha. Imari Real Estate turagufasha kugura no kugurisha ibibanza, amasambu ndetse n'amazu yaba mato cyangwa manini. Dukata amasite meza kandi yizewe tukayagurisha mu mucyo no mu bwitonzi. Ufite amafaranga make ntugire ubwoba, turagushakira inzu cyangwa ubutaka bujyanye n'ubushobozi bwawe. Ufite ubutaka buto cyangwa bunini, turagufasha gukora inyigo y'inzu wakubakaho bijyanye n'ubushobozi bwawe. Dufite ubunararibonye mu gutanga ubujyanama ku butaka wagura buzira ingaru, mu kwirinda amakimbirane bushingiyeho, mu bunyamwuga buzira amakemwa. Nitwe ducunga amazu yawe mu buryo bwizewe. Duhamagare kuri 0783 57 86 72 cyangwa utugane ku mbuga nkoranyambaga zacu nka YouTube na Instagram. Hose twitwa Imari Real Estate. Imari Real Estate, twubaka icyizere, inzozi zikaba impamo. Twongeye kubasuhuza, turabifuriza kugira ibihe byiza abadukurikiye kuri Primo Media Rwanda. Ndi kumwe na Ayubu na amahoro. N'amahoro kanija. Tugiye kuganira ku kintu cyitwa Palestine na Israel ndetse by'umwihariko intara ya Gaza. Hashize igihe mwumva ko ibihugu bimwe byatangijwe n'Ubufaransa, mu bihugu nka Canada byiyongeraho, Australia yiyongeraho, n'Ubwongereza barabwira Israel ko mu gihe itahagarika intambara irimo muri Gaza bushobora nabwo kwiyongera ku bindi bihugu mu kwezi kwa 9 mu nteko rusange y'umuryango w'abibumbye bizemeza Palestine nk'igihugu cyigenga. Tugiye kugaruka ku ntambara ya Israel ndetse na Hamas hariya muri Palestine, ariko tunarebe bundi Palestine iramutse ibaye igihugu cyigenga byatwara iki Israel? Ese byaba umuti koko w'amakimbirane? Ese koko nkuko Israel bivuga ahubwo byarushaho gukaza uburemere ku bitero bya Hamas no kwigomeka ku bya Israel? Ayubu ngo ikaze. Murakoze cyane pe. Sinzi niba nakoze introduction ndende. Yewe niyo ngiyo savani nziza cyane urakoze. Iki kiganiro rero urebye mu by'ukuri tugiye kugikora mu kanya ndimo ndeba ko Al Jazeera irimo gutaka
abanyamakuru bayo bishwe batanu abavugwamo n'umwe ndetse mukuru ariko bakavuga ko ari abakorege ngo bagenzi be mu kazi ariko kiriya kikaba ari irindi kosa Israel uziko bimaze kwica muri ririya rugamba rwa Gaza amaze gupfira abanyamakuru bageze ku 180 yego barenga bikaba bibarwa nk'icyaha cy'intambara ubundi kwica umunyamakuru cyane cyane uri mu kazi ukaza no kwibaza wenda uti undi munyamakuru ugiye Gaza koko urebye ashatse yajya ava ku isi iwe asezeye n'ubundi abanyamakuru nk'abakorera biriya bitangazamakuru bya Al Jazeera usanga muri kontra yabo birimo ibintu nk'ibyo ngibyo byo kuvuga ngo naramuka yego umuryango we uza ibintu nk'ibyo ngibyo ni risk ni high risk zone abanyamakuru batari inkuru muri conflict zone yego uretse na hara muri Gaza ubundi kontra zabo ziba ziri special muri rero ngiye kigamijwe ntabwo cyari icyo ahubwo kigamijwe ko ugize neza cyane ariko kigamijwe kwa rukwereka abantu ni kihe gihugu muzi muri iyi minsi ya none in the recent times kimaze kwivugana abanyamakuru 180 ni inkuru ibabaje cyane kandi ku rwego rw'isingira ngo nta gihugu na kimwe cyabikoze pana na recent time nagira ngo rero kumenyesha ko icyo ni cyambere Israel tugiye kuvuga ntago ari igihugu gisanzwe ntago ari igihugu gisanzwe icya kabiri nicyo gihugu kirimo gufata ibice byo kwisi kikata ku butaka bw'ikindi gihugu kikavuga ngo tugiye kugufata tugushyire ku butaka bwacu uyu munsi muri ahitwa West Bank na East Jerusalem ku butaka bwose abari occupy bwafashwe na Israel no butarafatwa hariho amakuru avuga afatika avuga ko hariho settlers abwo nabafata ubutaka ku ngufu barimo gusenya bakanubaka ibihumbi 700 b'abanya-Israel bari muri process yo kubaka gusenya kugira ibihumbi 700 Israel ikaba ari cyo gihugu kitavugwaho kikaba ari cyo gihugu gifite uburenganzira muri yo minsi kuko ni igihugu buriya cyemewe na UN kitajya kibazwa ahubwo urebye neza gishobora kuba kibaza ibindi bihugu mu bundi buryo so nkaba mvuga no icyo ni igihugu mu byukuri turi mugiye nibwo buryo turimo kwibazaho ngo niba kirimo kuvuga ko kizafata Gaza ubundi ninde uzagikoba mu nkokora Gaza ntabwo ari ubwa mbere cyaba kinayifashe kikayikontorora ko cyayirekuye 2005 bushize nicyo cyayirekuye urebye baba ngo habayeho pressure ariko nyuma usanga harimo component hari akantu uvuze keza abantu bakwiye gusobanukirwa ikintu cyitwa Israel kuko Israel ntabwo ari igihugu gisanzwe yego nutabizi nutareba abimenye rwose nutabizi igihugu babwira umuryango w'abibumbye ukavuga ibihugu by'Ubwongereza ubufaransa bigahaguruka byitwa ko bifite veto Israel igakomeza aho kugira ngo icururuke aho kugira ngo yicare ku meza na Hamas ikavuga ita ahubwo muramutse mwemeye Palestine namwe murimo murabangamira Israel bamwe bajyaga babaza impamvu ubona Amerika ica bugufi imbere ya Israel yego Amerika nk'umupolisi ubu bamwe dutekereza ko ari we mupolisi w'isi niwe ahubwo udafite no wa kabiri yego ariko bimaze kugaragara ko au contraire Israel ariyo iri hejuru ya Amerika ubushize nasubije ko ari nk'igini nkoko ntago wamenywa ni Israel iri hejuru ya Amerika byanze bikunze buriya Israel hariya iri harabemeza ko isavinga inyungu za Amerika ubuvuze ko Israel ari ikomeye bavuga ko Amerika aho iri isavinga inyungu za Israel ariko so bakomera ko ari win-win ko bahangana urebye ibihugu nka za Canada za Australia yego ukongeraho niyo leta zunze ubumwe za Amerika urebye mu butegetsi bw'ubushorishori bwaho usanga ari abayahudi ariko ninde wabanje kubaho uravuga nka states na Amerika yabyaye Israel ariko Amerika mu kubyara Israel ijya kuyibaruka na Amerika yarabayeho kuba abayahudi bayifitemo ijambo babyara leta ya Kiyahudi yego okay so nivuga ngo ni nk'igini nkoko rero kugeza ubu rero icyo kintu gishobora gusobanura impamvu urugero nko muri leta ishize ya Amerika bano ba Anthony Blinken urabazi ko ari abayahudi umudamu wari ushinzwe ikigega cy'imari yari umuyahudi bavuga ko no Zelensky afite amaraso yabo bavuga ko no umuntu wungirije Putin yari mu Burusiya na Putin ubwe cyane ko ngo yabacumbikiye kitari gito ibintu by'ibyo yabaye paralize nawe ntavuga na Israel yacecetse akaba agiye kuruzinga umufatanyabikorwa we witwa Iran yego niki cyagaza urabona ko Putin ntahari ni nkaho adahari yavuye muri Syria kibono mpamaguru ayisigira Israel bigaragara rero ko Israel ari wa mwana uvuna umuheha akongeza ibiri akongezwa ibiri ku buryo kwibaza ngo nicyo gihugu cyisha abanyamakuru nta n'ikindi gihugu cyari gikwiye kubikora
ntacyo rego ibyo bwabyo no wari wese wabikora ni icyaha kigize international criminal crime ni icyaha ni igiha cy'amahanga yego cy'intambara yego rero reka twigarukire kuri Palestine yego Ayubu kuki iyi injustice iranakomeye ku buryo nge ntajya nsobanura kuba bazana Ayubu mu rugo rwanjye muri 48 Israel bayijyana hariya muri Palestine Ayubu bakambwira ngo nitugabana afata ibyumba bibiri by'inzu yanjye yego nanjye wenda nsigarane bitatu ariko Ayubu akaba ari we utegeka urwo rugo ubwo akaba ari we baha independence ngiye nyiri urugo basanze ndi Palestine ukaguma hanze nkaguma hanze ku buryo kubu ngubu nuvuze ngo nigenge ahubwo ari bari mu nyamakosa bakajya baza bagakingura uri hanze arimo gusakuza ngo imvura ikunyagira yego iyo injustice bisobanura ute ubundi Urakoze cyane guhera mu 1948 nko wari bivuze Israel iyo yabonye status yo mu rwego rwawo ni nk'igihugu kirimo ariko abanya-Palestine bahabwa gusabo kugezana n'uyu munsi ikitwa ngo autorité palestinienne ngo no butegetsi bwa Palestine ariko budafite uretse kuba bwagira nka office isanzwe nko na Prima yafungura office ahantu UN wenda bakaza nk'indorerezi ngo abantu baza kumva autorité palestinienne ariko mu by'ukuri usanga nta kintu hari ikintu rero nshaka tuganiraho icyo turimo kuvuga yaba ari injustice ariko icyo nifuzaga ntekereza bwana Karinijabo ko abadukurikiye baza gusa nk'abasigarana muri iki kiganiro no kureba iki kizere kirimo gutangwa n'Ubwongereza ikizere kirimo gutangwa na Australia ikizere kirimo gutangwa n'Ubufaransa n'ibihugu nka za Canada ko byibuze ya mvura yanyagiraga abanya-Palestine bari hanze y'urugo rwabo sibyo ko ba baturage bari basanzwe hari abaje kwamburwa uburenganzira bwabo bazagera bakemererwa n'umuryango mpuzamahanga uhagarariwe na UN iki kizere cyo byibuze ubwacyo kirahari cyangwa ubwo cyaba ari igisubizo twakwita nk'ikimwaro cy'ibyo Israel irimo gukora iyi ntambara irimo kuba muri Gaza ibyo imaze gusenya ahubwo bari abantu banyaburayi mu rwego rw'ubufatanye mpuzamahanga bakavuga bati reka ibi bintu tubyikureho twebwe iyi ntambara irimo kujya habi hamaze gupfa abaturage benshi harimo kuvugwayo ikimeze nka genocide turikumvikana noneho byarenze ihaniro kandi arashaka gufata Gaza Netanyahu zisavinga za nyungu ze nk'umunyamerika duhuje byinshi ariko tudahuje igihugu turikumvikana reka twege tuvuge ngo tuzayifasha muri UN koko tuzayivugire ariko se bizatuma ahubwo leta ya Palestina iba igihugu mpuzamahanga cyemewe muri UN hari cyo bizahindura mu yandi magambo uravuze uti ni isoni aba bantu nta soni bagira kuko bagira isoni ntabwo abana baba bari kwicwa wabonye nibadushireho iyo foto y'umwana usigaye kuri skelete gusa yego abantu mudukurikiye niba mubona iyo foto nta muntu muzima n'umwe ushobora kwemera ko abantu bameze gutya isoni bagira ihangane bahita ukomeza navugaga mu rwego hari ibintu bita ngo ni fundamental rights z'abanya-Europe mbese ni amahame shingiro bagerageje baza no gukoloniza Afurika na n'uyu munsi bakiyitirira y'uburenganzira bw'ikiremwa muntu ya demokarasi n'ibindi nk'ibyo ngibyo bo rero bamaze kubona ko byarabe expose byerekanye ko cya kibazo cya Palestina cyabakwiye kucyitwa indangagaciro z'abanyaburayi vis-a-vis y'abaturage babo cyane ko opinion publique kuko bari bafite mu rwego rwa opinion publique Israel yaratsinzwe n'ababashyigikiye n'ibihugu by'uburayi bura byose biri kuri pressure turabigaruka nabonye n'uwahoze ari umunyamabanga mukuru w'umuryango umwe bw'ura Joseph Borrell ejo bundi yaravuze ngo barimo barakora ibintu bya nyirarureshwa bafatira Israel ibihano bavuga ngo yego komeza so UK urugero dufashije urugero ku rumwe ku rundi nka Ubwongereza uyu munsi urabizi ko Labour Party ishyaka ry'abakozi ari ryo riri ku butegetsi yego Labour Party iyo ifitanye relation nziza emebano mwiza usanzwe ndabigarukaho impamvu usanzwe utarimo ibitangaza na Labour Party yo muri Israel ariko muri Labour Party mu ishyaka ry'abakozi harimo groupe ivuga ngo twege twemera two state solution mu rwego rw'official abadepite ubwo two state solution ni leta ebyiri ya Palestine ni ya Israel zose zifite uburenganzira muri UN bungana n'inshingano zingana hakaza na Conservative Friends of Israel aho niho hakomeye rero aribo batari ku butegetsi bo umuntu yabyita nk'abaheza nguni babategetsi bo mu ishyaka ry'abakonservateri bo muri UK mu Bwongereza kandi Ubwongereza urabuzi ni igihugu cy'igihangange yaba ari ku isi na mu Burayi bo baravuga ngo babyemera nka kuri Netanyahu mureba avuga ko leta ya Israel igomba kubaho
Palestina yo kuyemerera na status ya UN no gutiza iterabwoba umurindi nabo niko bavyemera bafitanye kandi batangiye mu 1974 bafitanye umubano ukomeye cyane urimo business ubukungu ubucuruzi umuco politike amadini n'ibindi nk'ibyo ngibyo ariko rero niba warigeze kumva mu minsi ishize uhagarariye UK ubwongereza muri UN uhoraho permanent representative wa UK na madamu witwa Barbara Woodward yavuze ngo aratekereza ko leta ya Israel ikwiye kwamaganwa ngo bitewe n'ubwicanyi no gukora ko kandi ubwongereza bushyigikiye nabwo two state solution n'abantu bahise nibwo ni nayo wa mbere watangiye kubivuga mu nama iheruka iyo urebye uriya madamu akantu nashaka kugusangiza nuko ari ku bakandida bihutirwa bazayobora MI6 y'ubwongereza arahabwa amahirwe nawe ubwo ibyo yavuze wabikweshoninga niba uzi relation ya MI na Mossad na FBI na CIA n'ibindi nk'ibyo ngibyo bivuze ko ashaka yishakira ganda ari public relations bivuze ngo ubwongereza ntibushobora gutezuka mu gufatanya na Israel ku nyungu zayo icyo ni kimwe tujye kwa Sarkozy ubwongereza bwo na Keir Starmer ministry w'intebe wabo yari yavuze ngo mu gihe Israel itahagarika ibyiri gukorera muri Gaza natwe mu kwa 9 tuzemeza nkayo icyo rero ndaza kukigaruka nkerekane ko nacyo ari icyuka kubera ko icyo twavugaga no ku Bufaransa ejo buri bwarabivuze nabonye Rubio atuka president Sarkozy Macron atuka Macron yaramuvuze ngo no mu president udafite indangagaciro ngo ari reckless ngo ntiyigeze ngo agisha inama ngo yakoze ibintu bidafite byo burangaje okay yabivuze imprudama cyerekana ko Ubufaransa nabwo buri kuri risk ya pressure ndetse ubwongereza bwo Israel yavuze ngo igiye no kubufatira ibihano ati barimo kwiga uburyo bazafatira ibihano ubwongereza ubwo hasigaye Australia na Canada sawa re none tugendero muri feasibility wenda nsoza kugira ngo nawe ugire icyo wongeraho ni gute Ubufaransa Australia siyo kutayishyizeho Australia iri muri za NATO bara nabantu bamwe nka bya Paulo na Peter na Paul na Pierre Canada Australia France Germany nayo irimo yewe n'ubwongereza bari mu Bwongereza Germany yo irebye nayo bahita bayibutsa Holocaust bura ibivuga irunguruke ibanza kureba ariko turebe no nicyo barimo kuyifasha no ngo kugira ngo bemeze Israel muri UN Palestine kugira ngo igihugu cyemerwe muri UN ndashaka kwereka buryo barimo gukora ibintu meze nko gukina ahubwo no mukina wandi bitangwa na politiki kugira ngo igihugu cyemerwe nka membre wa UN mushyashya nk'umuryango w'abibumbye ari igihugu nuko icyo gihugu ariko wibuke ko Palestine isanzwe irimo nk'indorerezi navuze ko bayihaye status iraho nk'indorerezi rwose katwabivuzeho no muri African Union na Palestine igezamo nk'indorerezi autorité Palestine ifite akantu bayihaye ariko nako ko kuyibeshya kuko niba Israel yatatse Palestine nta international law nta kibivugaho kuko nta territorial integrity yego buriya bishobora kuba ibintu bya sovereign guarantee badafite ko ni stateless nta kintu bari cyo ufashe igihugu kugira ngo cyemerwe muri UN nk'umunyamuryango sibyo wayo wemewe ugomba kugeza ubusabe kuri Assemblée Générale ku nama yaguye yego inteko rusange y'umuryango w'abibumbye ariko ubwo busabe bwawe bugomba kubanza bukaba validated bukemerwa n'akanama k'umutekano kagizwe n'abyo bihugu 15 harimo 5 bya veto bihoraho ku buryo 14 byatora kimwe kikabyanga iryo jwi rya kimwe ryaba kandi mu babyanga Amerika irimo kandi iyo yavuze ko ibyo bintu itabyemera so it's already icyo bita natural death ni nk'umuntu wavuruta ataramwana ataranabo niba ngwira wavuga ko UN itazigera yemera Israel kugeza uyu munsi itazigera yemera Palestine ntabwo yababeshye nta nubwo byaba ari ubuhanuzi avuze yabashingiye ku cyuko Amerika nivuga gusa ngo ndabyanze bitazemerwa nicyo rero nari nshingiye uvuga ngo Israel izakomeza kugera ku nshingano zayo no kubyishaka nibyo yiyemeje niba yaravuze ko izafata Gaza ikayiyanexaho ko kubishaka ikintu cyonyine cyari kuyibuza cyayibuza kereka habonetse wenda igisirikare runaka kiyibuza ariko gifite ingufu ikintu cyayibuza gishoboka kimwe cyanatangiye nuko Netanyahu n'igisirikare batari kubivugaho rumwe ariko ibyo biroroshye gusimbura general uyoboye ingabo ukaza no mu byumva kimwe cyane kuko birabimwemera itegeko nshinga ryabo rya Israel ibyo biroroshye cyane niwe chef supreme w'igisirikare yego so birasa nkaho iki gisubizo utanze yego
kiganisha ku mwanzuro w'ikiganiro. Ubu ikiganiro deje kirangije. Uretse kwibaza wenda utundi tuntu two ku ruhande ngo ubundi Palestine iramutse yemewe ubwo nk'igihugu byabuze Israel gukomeza biriya bikorwa byayo, yagira ikibazo. Ahubwo ugize neza, Israel mu mibare ifite nuko Palestine niramuka icyambere Israel irashaka ubundi butaka. Kuko East Jerusalem mibare yerekana ko ifite kilometero kare 1,100. Iramutse yifashe uribuka ko Trump mu kubashyigikira yimuye ambassade ayivana Tel Aviv ayijyana Jerusalem, ashyiraho ngo ni ambassade. Hari n'ibindi bihugu ngira ngo bingahe byabyemeye ngo za leta ni ambassade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Jerusalem barekeraho. No kwa ngo Jerusalem nk'umujyi wari usanzwe uri munsi ya UN representinga idini, umuco, politike n'akazoza ka hariya, ariko ubu Israel iravuga iti Eastern yayo byibuze tuzahafata, ndetse Jerusalem yose barayifuza. Okay, so Israel rero itarasubiza ibibazo byayo by'ubutaka ibyo yifuza. Iyo mvuga ibibazo nabaga ntago ari ibibazo nka problem, ahubwo ni desire cyangwa ibyifuzo byayo. Igihe itarabigeraho ngo bisubize inezerwe n'igisubizo ibonye, ntago ishobora gupfa kwemera ko Palestina iba igihugu kigenga, kuko yabigiye muri wa murongo wo kuza kuvogera ubusugire bw'igihugu kigenga. Sibyumvikana buriya mu rukiko yigejejeyo, urukiko mpuzamahanga ishobora kuvuga iti ibyaha byibasira inyoko muntu byo birumvikana ko yaba yica abantu, ariko kuvogera igihugu kigenga ntago bishoboka. Icya kabiri, igihugu cyashaka kujya gutabara bari abaturage rimwe na rimwe kiburaho kibihera. Ntabwo gishaka gusaba uburenganzira muri UN ngo tugiye gutabara, ntabwo byashoboka kuko ugiye gutabara igihugu kitazwi kitemewe kitabaho. So Israel rero nicyo ngicyo, ariko Palestina no wanavuga ngo Israel aza gufata Gaza imara n'imyaka 5. Nabonye na Netanyahu barimo kuvuga ko yayihandinga ngo yayiha ibihugu by'Abarabu, n'ubu dashaka kwivana hari akaya nka Misiri, kandi Misiri ukaza gusanga cyangwa UN na muri zangabo za UN zaba zikontorora Gaza, ugasanga abanyamerika ni 40, abanyabangladesh ni 20, nk'ibyo ngibyo, kuko ushobora gusanga n'undi still ari Israel mu bundi rero amahirwe cyangwa ingorane nyinshi ziri mu kuba Israel yafata Gaza. Byabase bisubije nyine two state solution, yabisubije ibibazo by'amakimbirane aho hari ya Hamas na two state solution. Abayivuga bavuga ko aricyo cyabari igisubizo koko, ariko ntago cyabari igisubizo cy'abayahudi cya Israel. Israel kishakayo no kubanza gufata cyabari igisubizo cya Palestine nibo. Yego, Palestine yo yabayungutse yabiri mu nyungu. Ese ubundi wa mugani yego ibihugu byagiye kwisanga ahantu gute? Ibi bihugu donc yego twagiye kwisanga dufite Palestine temewe kandi ariyo yari iri hariya na mbere gute? Ni ikintu cyateguwe, ni script yateguwe mu rwego rwo kugira ngo hari ahantu hazahore hari base y'abanyamerika ihoraho y'igihugu. Ujya bisubiza na ya version tujya tuvangwa ni Israel na Amerika n'iki cyabanje n'iki gikontorora ikindi, no kwangwa ira ni satellite. Donc Israel abantu baje bayifata nka projet ya Amerika muri kariya karere kugira ngo destabilize ibihugu by'Abarabu, kugira ngo bikontorore gukontorora hari aha ni control. Ko control yo iba ari control, ko destabilize byahindutse baba wabikiripabilije naho control yiri nati wari wese abayifuza ahubwo arayikora gute. None Ayubu hari ubwo nyine turimo turagenda tureba kuko ikiganiro cyo wakirangije, turimo turagenda twirebera inyuma y'inyegamo z'ibihari. Yego, iyo two state solution yo biragaragara ko idashoboka, ntago yoroshye muri angle nyinshi cyane zigaragara. Yego, cyane cyane ko kugira ngo ibeho na Netanyahu wongeye kubivuga kirashize igihe kinini avuga ngo weak people can never make peace. Abantu b'intege nkeya ntago bajya bakora amahoro. No kuvuga ngo umuntu uri mu ntege nkeya bo turamwita Palestina n'ababashyigikiye ntibashobora kugira imishyikirano yazana two state solution mu gihe bataba bafite rapport de frappe. Yego, badafite ubushobozi bwo kubalansinga ingofu. Nicyo cyonyine ibyo byaba biri mu mbabazi z'uruhande rwa kabiri. Sinzi rero niba Israel Netanyahu ari mugira neza, ntabwo ari umugira neza. None Ayubu ubu byambitse sura ki umuryango mpuzamahanga ibintu bibereye hariya kuva ku itariki 7 z'ukwa 10 kwa 2023 ubwo Hamas byagendaga kuri twabibonye. Urakoze. Mu nama iheruka muri UN 2024 yigaga kuri future, yari inama yiga gusa ku kazoza kisi. Hari imyanzuro bafashemo imyanzuro itandukanye, ariko wari ukomeye cyane arimo witwa ngo ni digital impact
digital collaboration y'ibihugu, irisanzure kuba mu kirere, ngo igihugu gifite uburenganzira bw'isanzure no kubye exploit birimo byemezwa n'inteko y'umuryango w'abibumbye, ariko yaritabiriwe n'abayobozi batandukanye. Ariko mu kintu gikomeye cyane bavuze ko bagomba kurinda impact izagira ingorane kuri future generation. Ni itegeko no mwanzuro wafashwe ko ibihugu byose byo ku isi bigomba guha agaciro ibikorwa dukora bizagira ingaruka ku rubyaro rwacu. Yego. So twegerere uyu munsi nk'umuryango mpuzamahanga, ubwo nandi mansabiza icyo kibazo. Dufite ikosa rikomeye kuba turimo kubona, ubwo ndavuga as a global citizen, ibihugu kimwe ku kindi turimo kubona ibirimo kubera hariya natwe nubwo twabisanze. Okay? Ariko byibuze abantu bakaba batatanga igisubizo kirambye gishobora gutuma generation zizaza zizabaho mu mahoro. Yego. Byibuze uyu munsi niba UN barice bakavuga bati mu myaka 2020 imbunda zaba zaracecetse. Sibyo? Ariko uyu munsi bikaba bigaragara ko intambara zigihari, ndetse ahubwo na investment cyangwa ishoramari mu ntambara wagira ngo nibwo ritangiye. Ni ikintu rero giteye isoni kigaragaza ko umuryango mpuzamahanga cya kibazo kitwambika ubusa. Abanyapolitike bagira utuntu tw'uduhenda abana bakunda kubwira rubanda. Yego. Ngo imbunda zizaba zaracecetse, ngo East Africa ngo izaba ifite ifaranga rimwe, ngo izaba ari igihugu kimwe, utwo tuntu tube mu mirongo birirwa bandika. Yego. Turatuntu n'uduhenda abana. Kuko nta kuntu wabwira abantu ngo imbunda zaba zaracecetse uri ku investinga mu nganda zikora intwaro. Zizaba zaracecetse uri muri zikora ko urimo no gutegura conflict. Niyo Amerika ivuze iti gufata Gaza nta kibazo, ikananga ko icyo gihugu kigenga, kandi izuko biri bugende mu minsi iri imbere. Nicyo nita ko investisa mu ntambara. Yego. So sinzi Ayubu, ubwo noneho abantu batege amaso iki hariya, batega amaso ko Hamas Israel izagera ku mugambi wo kwirandura burundu igahita ifata Gaza nk'uko ibyifuza ikayikontorora igihe runaka ikayisubiza, cyangwa none ikayianexaho byanyabyo mu buryo buri total. Ishobora kutayanexaho mu myaka 2-3 ishobora kuyanexaho ikabanza ikayishyira ku rwego ruri hagati. Turahafashe, turimo gusenya Hamas, tuhahe imitwe ibisirikare bya tuzemeranyaho n'abihugu bihaturiye bariho bihamanaginga twe twigendere, ariko bakahaguma. Okay? Cyangwa se turahafashe tuhashyize munsi ya UN, nabwo bakahaguma. Cyangwa se bikaguma gutyo ariko igihe kirekire, imyaka 50 cyangwa imyaka 100. Iyo ni frustration. Yego. None bizarangira bameze nk'ahafashwe. Ni ibintu, ariko factory yindi ishobora gutungurana wenda ni approach y'Abarabu. Abarabu bwabo bari hariya bashobora kuvuga bati ibibazo ntabwo dushobora kubyemera, cyane ku baturage. Nk'ubu nabonye abaturage barimo kwambuka basubirayo bajya Gaza. Yego. Abarabu nk'abahe? Abarabu ubutegetsi bushobora guhindagurika hariyo. Abarabu nka Yemen, Iran, nka zazira za Syria, za Yemen nkuko wavugaga, na Iran ntago arimo endere nkuko twabibonye. Ikibazo nuko babaye divided nabo ubwabo, bamwe bari pro. Yego. Na akora Abraham nayo ifite icyo yatangiye kugenda ibazirikaho, ariko ntekereza ko iyo niyo factor ushobora kuba yahindura ibintu. Abarabu ubwabo kuba bavuga bati bahindura aho bahagaze. Yego. Icyo kirashoboka. Kirashoboka cyane mu baturage. Uretse ko leta zabo ziba zibakontorora cyane ku rwego rudasanzwe, ariko nicyo gishoboka cyonyine. Turimo turasoza. Yego. Ibi byaha abanya-Israel by'umwihariko ku ruhembe Netanyahu bakoreye muri Gaza biri gutuma hirya no hino ku isi n'abanya-Israel ubwabo bigaragambya bamagana leta yabo. Abanyeshuri muri za kaminuza barabyumvise, muri Amerika n'ahandi hirya no hino ku isi barigaragambya bamagana ibintu bya Israel hari muri Gaza. Yego. Ibi byaha bizapasi na Persi, bizagenda bidahanwe, bizagenda gute mu mboni zawe kuri ibi byaha byakorewe hariya muri Gaza, duhereye no kuri ibyo by'abanyamakuru wahereyeho? Yego, urakoze. Biriya byaha urebye byatangiye gukorwa muri 1948 kuva 1967 ya ntambara y'iminsi 6, la guerre de 6 jours. Nyuma yayo bakoze ibyaha, nyuma bajya gufata za Golani, biriya bibaya byo muri Libani na Syria. Bakora amakosa cyane bafata za Sinai kugeza 1970 basinya amasezerano na Egypt. Ayo makosa rero cyangwa ibyaha by'intambara nibyo cya Yasser Arafat urabyibuka, za intifada zitarabaho n'ibindi. Ibyo byaha rero nta nkurikizi byagize. Impunity ku isi isigaye igaragara nk'ikintu gishyigikiwe. Muri ahubwo twakabaye twibaza n'ingaruka zabyo no kuri justice internationale, kuko bari wakwibaza igihe nk'Amerika izongera kubwirira ibindi bihugu ibyaha by'intambara
isize ibyo muri Gaza ishyigikiye isponsoriza iha amafaranga ya bije n'ibindi nk'ibyo ngibyo. So bifite ikintu byangiza mu rwego rw'ubutabera mpuzamahanga, kandi tuvuze ubutabera mpuzamahanga mwe mutureba mugengeka ko twese turi abaturage b'uwo muryango mpuzamahanga. Uyu munsi ntabwo uzajya kuvuga ibya Kishishe usize ibya Gaza. Ntabwo leta izafata umunyamakuru muri Cambodia ngo imwice utinyuke kuyibwira ngo yishe umunyamakuru uzi ko amaze gutijana na 180. Izagufatirwa kandi kuko iragutegeka. Icyo wita umuryango mpuzamahanga ni nacyo gihagarariwe n'ibyo binyamaswa byirwa bimira ibindi. Yego. So izafata ubu muri Kongo baburanisha ariko yo ntawe uzayiburanisha. Ariko ubutabera ni wabonye uribuka umugabo witwa nde uyu mugabo waje muri Kongo umushinjacyaha mukuru wa ICC. Yego wa mugabo w'umu Karim Khan. Yego namuhinde. Yaraje. Yego. Agitangira kuvuga ibintu bya Netanyahu cyagihe. Yego. Uribuka ko bahise batangira kuzamura ibyaha ngo byo gusambanya ngo abantu ngo akorana nabo ngo hari mu rukiko ngo hari abagore batanze ubuhamya. Burase ni biriya byaha nibwo byari bigaragaye cyangwa nuko yarakiri gisibya kiri gita. Icyo nashaka kubwira iki kintu cyitwa mpuzamahanga nge ntajya mbona. Yego. Nkibonera muri context y'abanyembaraga kurusha abandi ku buryo baza bakakugerekaho ibya Kishishe we nta mbaraga ufite zo kubagerekaho abanyamakuru 180 bapfiriye muri Gaza kandi bakagutwara bakakunaganika nibyo. Ariko sinzi kandi nijabo urebye dynamic dynamics zagiye ziba konzi kubikurikirana n'igihe kirekire. Muri politike mpuzamahanga ikintu kiriho uyu munsi gishya ni ukwerura. Kwerura ku mugaragaro. Urugero niba yo twakwita Trumpism. Trump avuga ko niba ashaka amabuye y'agaciro y'ahantu babikoze resolution buri muri Amerika. Hari note nageze kubona iri kuri website ya State House ya White House ivuga ko leta zunze ubumwe za Amerika bakeneye amabuye y'agaciro avamo ibrabura bino bya cobalt n'ibindi. Baravuga bati twebwe ntabwo dushaka kugenda indirectly. Turashaka ibihugu kiye tugenda niba ngombwa tugifate niba ngombwa tugitegeke niba ngombwa tugiye rwose ngo nta handa ya mabuye yava na yego. Ikintu cyose gituma tujyayo tugomba kubikora. Trump yivugira ubwe ku giti cye ati mwege mw'abanyaburayi mwe b'abaturage ntabwo tuzongera kubarinda ku buntu, you have to pay money. Ati ku mugaragaro turashaka amafaranga y'Abarabu, Saudi ifite billions and billions nimo kabavugeho. Iyo bakwica abayemenite bakabarangiza twege icyo tubakeneho n'amafaranga. So ikintu rero bavuga muri no minsi turimo tubonye gishya nubwo politike bavuga gutya ariko icyo twabonye cyashije gufata indi ntera kwerura. Kwerura ubwo ndanabihera kuri South Africa yeruye ikajyana Israel muri ICC. Yego. ICC ikavuga iti aba bantu byo bari gukora ni genocide. Nubwo byateshwa agaciro nubwo byagera utari ku gihugu kiba cyakubwiye mu buryo buri straight. Yego. So ikibazo rero butabera mpuzamahanga bugize ubu ngubu naho beruye bagakura agaho ku maso bavuga ko niyo wakwica abaturage runaka ukabarangiza azironga zirimo guseriva inyungu z'ababica kandi bafite ingufu bo batagizabazwa bimeze nk'ibyagiye ku mugaragaro. Icyo kintu ni risk kimeze nka nuclear proliferation. Ibyo ni sawa kuko findi irutwa na sararoga kuko niba Putin akubwira mu gitondo atabarusofone barimo baragirirwa nabi special operations z'Uburusiya ziratangiye. Yego. Ubu no kuvuga ngo birashoboka ko mu gitondo Namibia yabyuka ikavuga iti turabona abanamibe bari hariya bari kugirirwa nabi ikambuka muri South Africa. Nashakaga rero kizateza desordre kizatuma jango umuntu wese barimo baratunganya abantu barimo kubaka imitsi kubaka umubiri no kuvanga ubwo turi mu kwinjira mu gihe cyo kwirwanaho. Nibyo byiza kuko mbere babikoraga bavuga ngo dufite ICC dufite tuzakujyanayo demokarasi amategeko ibintu mu by'ukuri hari gikunda kubyita ngo by'icyuka. Yego. Ibintu mu by'ukuri ubona ukabona nta sense bifite. Wabonaga bigifitemo substance nkeya we. Umuntu arakubwira ngo human right ngo kuraho igihano cy'urupfu wa Amerika waracyagifite. Akakigumana. Ibihugu byinshi byagikuyeho. Yego. Sibyo? Kubera Amerika. Ariko yiragifite. Ubwo nyine ngo niba ukigifite ntabwo wubaha uburenganzira ariko waracyagifite kandi yubaha uburenganzira niwe mwarimu wa demokarasi ku isi. Yego. Which was wrong. Bitandukanye no kuvuga ngo niba ndagahugu gato nturanye na kanaka biroroshye ko azanyiyanexaho cyangwa niba hari abaturage zino communauté transfrontalière aba baturage usanga hari abavuga ikinyarwanda bari muri Uganda hari abavuga ikigande bari mu Rwanda
Museveni akavuga ati ngewe ndambuka mbarindire mu Rwanda yego cyangwa perezida w'u Rwanda ati ndambuka gutyo ibintu bikaba ari ibintu byiza niyo cyo nanjye none si cyo cyiza cyangwa ni ingorane kuko bizatera desordre the survival of the fittest ubundi ni principe iranga inyamaswa none se ubundi urebye ibintu biri gukorerwa muri Gaza nta bunyamaswa burimo no iyo urebye muri Gaza nta bunyamaswa burimo hari umuntu wakubwa ngo yafunze amakamyo abana bari gupfa bishwe n'inzara gupfa gutya akaboherereza ibiryo akabarasa bagiye barimo kubifata none se ubunyamaswa burenze buriya turi kubamo n'ubu n'icyizere cyari gihari uzategura ikiganiro kindi twari tumaze kubona multipolarism kuvuga ngo byibuze Putin n'Ubushinwa bari batangiye kugira uburyo bwo kuba ariko sinzi aho baburiye muri kino gihe iki kintu rwose cyarantangaje cyane niho hari icyizere ko tuzagira balance ya East and West balance isi ntiyago ishobora kubaho mu buryo bwa balance igomba kubaho muri unipolar hagomba kuba hari umwe kiyongozi nka kuri twari tumaze imyaka n'uburetse ko biracyarimo Amerika tuzi ko ari we mu polisi ushinzwe ibyabereye mu Rwanda no muri Kongo mu myaka ishize Putin yari yazamutse ariko iyi ntambara ya ntuzase yo muri Ukraine yitangira Syria yatangiye Afrika West Africa Putin sinzi ahantu yagiye muri kino gihe araza kubaramira se nawe ubwe atararangiza biriya bye ahubwo Putin agobe kubana wari mu nzira zo kuvaho niba tutayobye mu kiganiro ariko niho twari twizeye tuvuga ngo isi izagira byibuze impande ebyiri ntabwo isi ishobora kuyoborwa China Russia ntabwo bibaho unipolarism y'isi niyo survival nziza y'isi kuba hari umwe udushinzwe twese ariko byo bazagakora ubutabera icyo gihe ubutabera wabumushingiyeho niba bushingiyeho se ntubizi so niba bavuze ngo niba ICC byabereye muri Afghanistan byabereye muri Iraq itarabikurikiranye na bari abagenero yego ikaza gutwara ntaganda hano hirya igatwara ba William Ruto na ba Kenyatta ikirirwa igaragura abaperezida bavuyeho ngo muri zagwa urabona hadakwiriye ko Trump tunegosiye nawe nk'abatuye isi tukamusaba ko yatuyobora oya Trump ni umuntu mwiza cyane utegekesha igitugu kandi biriya nibyo akenshi biba bikenewe kubera ko ibintu byo kwigira nabi ntabwo ari sawa kwisi Trump nta kumunegosiya ntabwo ari umuntu wo kunegosiya nawe yego no kumva no kumvira nibyo bibi abari ko twemeranya kuri icyo kintu ubu nuko none se sinzi niba wumva bipolarisme aho aba ingufu ebyiri zingana zishobora gutegeka abantu babiri nta bibiri mu nkoni imwe ntabwo cyangwa mu nkube ebyiri ntabwo ibyo bintu bibaho n'imfizi ebyiri ngo ntabwo ziba mu bushyo ibyo bintu ntabwo bibaho rwose imwe igomba gukubita imwe indi ikayemeza ariko ikibazo ngiye mfite si uko twagira umuyobozi rwose Trump ndamwemera cyane ndetse ariko ikibazo ni uko utatuyobora neza akoresha justice ntabwo yempose justice kubera bira bintu wari uvuze ngo law of the jungle yego yatangiye kwigaragaza ku isi yego ari nawe wayizanye yego biriya bintu nibyo bizaba nyine bizatugeza aho ngaho akaruta kandi kazajya kakamira mbere kakamiraga ariko akaba n'ubutabera bakanavuga batariko uri kurengera yego ari nabyo by'ibi bihugu bitangiye kwigira nyirarureshwa kuri Israel ngo kurengera muri Gaza ibintu abikoze barakererewe nabo urebye babivugiye nta nicyo binamaze nta kintu bizanamara kandi ntacyo bizatanga so ngaho reka dusoze murakoze mbabarire ko nageza aho nanjye nkajya nkubaza ibibazo nta kibazo cyari ikiganiro ubwo namwe abadukurikiye muri comment birashoboka ko mushobora kugira icyo muduha mutwandikira yaba ari inyunganizi cyangwa ikibazo twiganiriraga bisanzwe rya shuri ryawe se ry'aba rya shuri Bayern Munich uravuga Deashpren Halfa ni ishuri ryigisha ikidage rifasha abantu kubona scholarship zo kujya kwiga mu kaminuza mu Budage ku buntu kwigira ubuntu apana kugufasha hari udufizi dukeya utanga umaze kwiga ikidage ku rwego runaka hari ama training ari mu Budage hari buryo bwo kugushyira mu kazi ukiga uri mu kazi nk'amezi 6 nahembwa warangiza bagahita baguha akazi aho ngaho mu Budage abo bantu rero ni mubegere babafashe mu bijyanye no kwiga ikidage bakorera Huye i Musanze ndetse no mu mujyi wa Kigali hanyuma hari n'ishuri ryitwa Machegalia Vocational Training Center riherereye iririma mu karere ka Bugesera ni ishuri ritanga naryo scholarship ku buntu ku banyeshuri kwiga no buntu mu myuga 6 itandukanye harimo ubukanishi
no kwiga amategeko y'umuhanda nyine no kwiga gutwara imodoka ku buryo ushobora kujya kwiga mekanike ukazasoza ufite perimi. Icya kabiri bigisha multimedia, gufotora, gutunganya amashusho, amajwi, ibintu nk'ibyo ngibyo no gukora amafoto ku buryo ushobora kurangiza waba wararangije kaminuza ukajyayo ukiga amezi 5, ukwezi kwa gatandatu bakagushakira stage, hanyuma ukagura kamera nk'iyi ngiyi ukajya utunganya amafoto ukabaho da. Cyangwa ukajya ukora ibiganiro nk'ibi ngibi ukabaho. Yego, warize multimedia. Hari ikindi rero cyitwa ubwiza, serivisi z'ubwiza, ubwo ni bijyanye no kuboha imisatsi, bote, gukora makeup, pedicure na manicure, iby'inzara, massage, fashion, ibintu nk'ibyo ngibyo byose birimo no kogosha barabyigisha. Mu gihe cy'amezi 5 ukwezi kwa gatandatu ushobora no kugira amahirwe iwanyu bakakugurira imashini ugatangira ibintu bya salo iciriritse aho ngaho muri quartier. Yego, bigisha kudoda, bakanigisha ibintu bijyanye n'ubwubatsi. Yego, ushobora kujya ugafata training y'amezi 6 hanyuma ukaba umwe mu bantu bazatumirwa ku chantier Alex agiye kuzubatse mu Rwanda karahari. Alex yari chantier agiye kuzamura minsi iri imbere. Wow, mu Rwanda construction sector irimo ko ifite abantu benshi akazi cyane kujya kohereza umwana wawe wizeye ko ari ikintu bagusabe yo wigubamo no kugusaba amafaranga y'ibyo kurya gusa. No gucumbikira nta kindi. Yego, iyo wigubayo. Iyo wigutaha nabwo utanga amafaranga make yo kurya kuko saa 6 ugomba gucontribute kwifungura. Ibintu nk'ibyo ngibyo urumva ko waba warize kaminuza ushobora kuba warize diplome yawe wicaranye. Yego, ushobora kuba warize secondaire diplome yawe wicaranye. Ushobora kuba warangije troncome, ariyo ni certificat hari muri troncome. Yego, uyicaranye. Ariko iyo wongeyeho umwuga, yego, inyuma y'ibyo nakubwiye ngiye nabuze umwanya nari kujya kwiga kudoda. Nokuri nari kujya kwiga kudoda rwo. Kandi batanga na wavuze na internship bafitanye ama connection n'amahoteli, stage, cyo tumenyereye komenema nka stage. Bana wawe bamuhana stage. Yego, bafite connection n'amagarage agezweho, amasalon de coiffure agezweho. Yego, ibigo by'ubwubatsi bigezweho barakohereza bakanagukurikirana paka stage irangiye bakagwa certificate yemewe na Rwanda TVET board. Ayo wakoze cyane. Wakoze namwe bari badukurikiye. Merci. Machegalia Vocational Training Center MVTC, ishuri ry'umuryango mpuzamahanga udaharanira inyungu Fondazione Machegalia Onlus, rikigisha imyuga n'ubumenyi ngiro mu gihe gito. Amezi 6 burangije kwiga ugahita ujya mu kazi. Bigisha gutwara no gukanika ibinyabiziga, amategeko y'umuhanda, gusudira, gutunganya imisatsi, ubwubatsi, ubudozi, gufotora no gutunganya amashusho, indimi n'amahugurwa kuri mudasobwa. Nzamagana y'urubyiruko rwiza amashuri abanza rugakomereza muri Machegalia Vocational Training Center. Uyu munsi bakaba bari mu kazi abandi ari abakoresha. Iri shuri riherereye mu murenge wa Ririma mu karere ka Bugesera. Fondazione Machegalia Onlus yashinze iri shuri itanga inkunga cyangwa scholarship zo kuryigamo ndetse n'izo kwiga mu zindi kaminuza ku rubyiruko rwo mu karere ka Bugesera rutishoboye. Iri shuri rifite amacumbi ku bahungu n'abakobwa, rigatanga n'amafunguro ku biga bataha n'abacumbikirwa. Ntabwo tuzi icyo hazaza haduhishiye, gusa icyo tuzi ni ukuhategura ariko kwiga muri Machegalia Vocational Training Center.